yagushijwe n'umugore. No mpamvu ikintu ndi kukivuga cyane abantu bumve ngo naguye. Rero reka mbabwire kino kintu waruvuze ngo abagabo bagira irari, nta mugabo ugira nimwe mudutera irari. Ireba nk'iyo misatsi, iyo misatsi ntabwo mugomba kogosha imisatsi yanyu mukakora agasatsi kanatirere kadakura abagabo ngo kabateri irari. Reba nk'iyo minwa. Ibyo ntaho bihuriye no gusenga, kuko uko waba uri kose, uko wajya mu rusengero wambaye kose, amasengesho usenze agera ku Mana. Ejo bundi nasengeye umukobwa, yego, afite ikibazo cy'ibibyimba mu nda. Wenda ufite uburyo bwihariye bwawe uri kumbwira kuri ibyo bintu n'ingingo ugiye ugenderaho umbwira, ariko ku ruhande rwanjye aka kanya rwose mpagaze nemenye ko nta mugore. Nawe urasenga? Ndasenga cyane. Nese ugusenga ute? Mbona ukuntu usenga ute ko mbona uri umusitari? Ku kibazo kiri kuri wowe. Pastor, urakoze cyane kuri icyo kintu uvuzeho. Naga ikibazo kiri kuri njyewe ubwanjye naturutse mu rugo iwanjye nje rwose, kuko nari nararebye ibiganiro byawe kuri YouTube, numva ndagukunze, nifuza kuzahura nawe ngo tuganire nkugezeho ikibazo mfite. Twongeye kubasuhuza abakurikirana na Solamu TV nkuko bisanzwe. Rero iyi ni ya gahunda y'ikiganiro kibohora ubuzima gikunda kunyura kuri Solamu TV. Nkuko bisanzwe rero amazina ni Pastor Wi. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, nongera no kubashimira abantu mukurikirana ibiganiro byacu. Muraba agaciro, turabashimira cyane. Comment zanyu tuba tuzireba, abakora subscribe namwe turabashimira, Imana ibaha umugisha. Nkuko bisanzwe rero umunsi tubafitiye umutumirwa yakurikiranye ibiganiro byacu kuri Solamu TV, arabikunda, yifuza kudusura kuri Solamu TV, turabimwemerera. Rero wakoze kwitabira ubutumire bwacu, karibu, Imana ihuwe umugisha. Urakoze cyane Pastor. Amakuru y'imizi? Amakuru ni meza. Warakoze kundi ibiganiro byacu cyane. Murakoze. None ko watinze, wishe gahunda, kuki watinze no kubera iki? Pastor, nahuye n'ibizazane mu nzira. Bizazane kise? Ego, nahuye n'umuntu tutaziranye, nahuye n'umugabo aparika imodoka aramvugisha. Abagabo b'ubu rwose mbese birakomeye, umuntu ntabwo twari tuziranye, arampagarika iminota irenze 20 rwose. Sorry cyane, nicyo cyantindeje. Ariko se ntabwo se mwamuziranye? Ntabwo twari tuziranye Pastor. Cyangwa uri kumbeye? Oya, ntabwo. Nese uwo mugabo yapfa gutangira gusata kuzi? Rwose twahuye, arampagarika, aransuhuza, arantinza, biba ngombwa ko ntinda, ahubwo munyihangane. Agure biki gihe bukabije mu busambanyi birakoye ngo Pastor murangaza abagabo? Oya pe Pastor, urabeshye. Gute se? Abagore n'abasambanyi uciye mu zihe nzira se? Abagabo nibo basambanyi, kuko niwe wampagaritse arankerereza, mbese ngayo ngo nta mugabo umusambanyi baho rero buri. Ni ukuri babaho. Ntawe Pastor babaho. Ahubwo na Bibiliya byemeza abagore no basamba ko nta mugabo umusambanyi baho. Abagabo b'abasambanyi bariho, mfite ingero nyinshi zifatika. Ingero zifatika ni izihe? Nk'ubu mfite umugabo Pastor, ari nabyo byari byankerereje, byantindije. Mfite umugabo, telefone yanjye ntigisona, sinjya mpamagarwa, buri wese ampamagara yiruka aza kureba. Ni ikibazo gikomeye. Cyangwa nyine uko akuze ubusambanyi Pastor, hoya n'imbere y'Imana ndi umuntu mutagatifu, nta busambanyi njya ngira. No numva muri mwikosa ruhe? Umugabo. Nta mugabo umusambanyi baho. Abagabo b'abasambanyi babaho cyane cyane, mfite n'ingingo zifatika. Uhereye kuri uwo ntituziranye, ntanzi, simuzi, arampagaritse. Nje mfite ingingo ebyiri nanjye zigaragaza ko nta mugabo umusambanyi baho. Zimbwira izo ngingo. Ingingo ya mbere nuko nta mugabo utega. Kuno wumva ngo hari abaratega, hari abatega, warabona hari umugabo ukagaze ku muhanda atega. Iyo ni ingingo ya mbere. Pastor, kuri icyo mfite icyo nakuganiriza. Gute? Gutega nago bivuze biterwa n'ubuzima umuntu aba yarabayemo. Urugero, hari ukuntu umuntu atega ku muhanda gutyo atari ingeso ye, ari ubuzima abayemo, hanyuma ubwo buzima arimo bwazarangira akarangizanya nabyo. Nibwo busambanyi nyine. Nese arabona hari umugabo utega. Nyine bivuga ngo nta mugabo umusambanyi baho, abagore ngo basambanyi. Abagabo babaho cyane cyane. Urabona batega? Ko ari mwe mutega?
Oya pasita ni ukuri kose ugendeye ku ngingo umpaye ko abagore batega kuko bizwi ko batega ariko nanjye nguhaye purufu zifatika z'ibituma wenda bajya gutega ariko abagabo nicyo kibazo. Ubwo rero siniyumvisha ukuntu wambwira ngo umugore, nanjye naguhaye purufu zifatika. reka nguhe n'ingingo ya kabiri na Bibiliya irabyemera neza ko bafashe umugore asambana bamuzanira Yesu amubwira ati uyu mugore twamufashe asambana, kuki batafashe n'umugabo ngo bamuzane n'umugabo bakazana umugore? Bivuga ngo abagore nimwe basambanye. Pasita kuri icyo nubwo wakomeje kugihamya ko abagore ari abasambanyi ukabizanamo inshuro nyinshi cyane, ariko ndakubwiza ukuri buriya nta mugore usambana, nta mugore w'indaya ubaho. Umuntu usambana ni umugabo. Mana yanjye, abantu bakurikira Shalom TV n'abantu muza kumva zino comment kino kiganiro, mugomba kuduha comment mukatubwira abagabo nibo basambanyi cyangwa abagore nibo basambanyi. Reka nkubwire, nta mugabo w'umusambanyi uba. Reka kuko nta mugabo warabona ari umugabo ukuramo inda, ariko mukuramo inda. Wenda ufite uburyo bwihariye bwawe uri kumbwira kuri ibyo bintu n'ingingo ugiye ugenderaho umbwira, ariko ku ruhande rwanjye aka kanya rwose mpagaze nemenye ko nta mugore usambana ubaho. Niyo mpamvu n'abantu dukunda gusengera kenshi nka pasiteri cyangwa na pasiteri dukwana, abantu dukunda gusengera kenshi usanga ari abagore. Niyo mpamvu nta mugore ubundi nta mugabo w'umusambanyi ubaho. Ahubwo niyo mpamvu na Bibiliya tubwira ko umugore ni mwebwe mufite ubushobozi bucisha bugufi umugabo. Nese kuki utakoresha ubwo bushobozi Imana yaguhaye ngo umucishe bugufi areke kugusambanya abiveho? So buriya rero hari ukuntu abagabo n'abagore bateye uburyo bubiri butandukanye. Bute rero? Yes. Buriya umugabo umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo. Yes. Gute rero? So rero umugabo washaka kuva mu rugo, abagabo bagira irari cyane, ari nabyo nkubwiye uhereye ku rugero ngewe ubwanjye nguhaye rwankerereje. Kuko nkubwiye ko umuntu tutari tuziranye agahagarara, umugabo ashaka kuva iwanjye tumeranye neza nta kibazo dufitanye rwose, ubona ko nta kibazo, ariko afite ahandi agiye. Ari ryo ryarari nkubwira ry'abagabo, mbese rihoraho ariko rifite ahantu ryihishe, kuko abagore twebwe uburyo duteye ntabwo tujye tubasha guhisha cyane. Iryo rero ni mwebwe abagore mudutera irari. Impamvu ndimo kubivuga, abantu nimwibaze se pasiteri gute avuga cyane ikintu cy'irari nabira kivuga, kuko Bibiliya tubwiye umugabo Samusoni yagushijwe n'umugore. No mpamvu ikintu ndi kukivuga cyane abantu bumve ngo naguye. Rero reka mbabwire, kino kintu waruvuze ngo abagabo bagira irari, nta mugabo ugira, nimwe mudutera irari. Ireba nk'iyo misatsi, iyo misatsi ntabwo mugomba kogosha imisatsi yanyu mukakora agasatsi kanatirere kadakura abagabo ngo kabatera irari. Reba nk'iyo minwa ukuba wasize gutyo. Reba nk'utu twara, ibintu mwebwe mukora abagore nimwe mutuma abagabo mubakuruza ubuse ngo bagize amarari. Hoya pastor, ndakumva cyane kuri ibyo uvuze, ariko ubwiza bw'umugore ni umusatsi, izo nzara uvuze no gusa neza, ibyo nta ni karemano ku mugore, ibyo ntago ari byo bikurura. Ubwo bwiza uvuga rero nibwo butuma abagabo babakurikira mukabita ko ari abasambanyi. Ntago ari abasambanyi, ndacyahamya ko nta mugabo w'umusambanyi ubaho. Ni ukuri rwose, nanjye ku ngingo ku bitekerezo ku biganiro nagiranye nawe simpabanya neza nawe. Icyo mpamya cyo nuko abagabo noneho b'iki kinyejana bubu ari abasambanyi, ariko njye ntarimo. Nawe urimo kuvuga uvuze muri rusange ngo abagabo bose njye ntarimo. Reka mubwire, uyu mugabo we nubwo ntamuzi ariko ngenda cyamuvugira. Hari igihe abagabo muvuga ngo barafuha bitewe n'imyitwarire yayo. Umugabo afuha bitewe n'uko abona witwara nyine. Ushaka kujya kwita telefone ukamwihisha, ukajyanga ahantu aho uriho mu cyumba cyangwa muri salon nta rezo zihari, ugasohoka ujya kuyawute kwifatira hanze, uhura mutera gutuma kwibazaho nyine telefone. Ugasanga telefone muri message harimo lock urufunguzo, ugasanga kuri WhatsApp hariho
password urufunguzo, ugasanga kuri YouTube urufunguzo, kuri Facebook urufunguzo. Ese reka nkubaze, ese ntesenge telefone bisangamo wasanga ari mifunguzo, kukiza ufunguzo muzishyamo mu telefone yanyu muri abagore? Pastor, hari uburyo nge mbanyemo n'umugabo wanjye, urumva uburyo mbanyemo n'umugabo wanjye, umugabo wanjye azi buri kimwe cyanjye. Iyo password birashoboka kuko umwana ashaka kwinjira muri telefone yanjye ugasanga hari programme zanjye yangije ama document, ariko umugabo wanjye password yanjye ahantu hose kuko aba ari umugabo wanjye duhuje amaraso. Umugabo wanjye abazi password yanjye. Ako kantu kagiye inama ku bandi bagore. Ngibi nkubwa ni ibintu nzi. Wenda kuba ko wakagira inama ku bandi bagore. Nk'abandi bagore se baba bafite izo password. Bazifite mu matelefone yabo. Wabagiriye ihe nama? So, ni gake na gake uzumva umugore ufite umugabo babana byemewe, uko bine byaba bitemewe mwarabashe guhuza mukabana. Simpamya neza ko password nshaka kuba mfite telefone yanjye mfitemo password umutware wanjye atazi password. Kandi ndavugira abandi badamu, nihereho n'abandi badamu. Nta kuntu umudamu ufite umutware kabone niyo mwaba mwakosheje hagati yanyu, umugabo we ngo ayoberwe password. Yego ntazibana zidakomanya amahembe pastor, ariko umugore n'umugabo bagirana secret yihariye ukwabo. Ngize amahirwe ndakubonye. Ejo bundi nasengeye umukobwa. Yego. Afite ikibazo cy'ibibyimba mu nda. Ndaje namaza ko abagore ari bakunda kurwara ibibyimba. Wowe urwara ibibyimba ute kandi uri umukobwa? Imana inyereka ari muri family. Yariteje inshinge. Ndaje namwa rero ni gute mubaje ni gute urwara ibibyimba yewe yanga kumwe ko Imana kwinyeretse ufite wariteje wari yagiye mu nshinge nukubera iki kandi uri umukobwa? Abanza kwaka nabanza kubyanga, nyuma aravuga ngo impamvu ngo nuko ngo yabikoza akiri umunyeshuri, wagira ngo batamutenda akiri mu mashuri, ni none ko warangije kwiga kuki utagakuyemo. Ati mwe najya ngo ninde mbanze mbera kene ntabona akazi. Abakobwa nkabo badafite abagabo ba muri family planning, urabyemera ko bariho cyangwa no wenyine nabonye? Ese nimba nawo bazi ubagiriye inama? Pastor urakoze cyane. Birashoboka ko aba bakobwa family planning bayibamo. Yego, nago nta makuru afatika neza kuko ntabonzi, ariko uko ikinyejana turimo biba bigaragara cyane. Gusa umukobwa uri muri family planning inama namugira, uyirimo no kuyivamo, ubundi akifata agategereza uw'Imana yamugeneye bazabana batarinze kujya muri ibyo by'ama family planning. Ndumva ariyo nama nagira urubyiruko ruba ruri kujya mu bintu by'ama family planning. Ntago ari meza ku mukobwa, ku muntu utaribaruka udafite umwana. Family planning ntago ari nziza pastor. Urakoze cyane. Abakobwa b'iki gihe bakunze guhura n'icyo kibazo, nagiye mbabwire ngo ni mubireke kuko bizabateza ikibazo. Kari kaje muri ko kanigaruke ku mutumirwa wacu. Rero uhuje n'ibibazo bibiri. Waje ufite ikibazo cy'umugabo wawe ngo nkusengere kuko afuha cyane, kandi ikindi uhure n'undi nawe ugutereta. Ese iyo urebye ubusanga impamvu umugabo gufite idafatika. Impamvu ifatika nuko wari ufite icyo cyuko agufira cyane kubuza amahoro, kandi ugeze no mu nzira uza mu kiganiro nabwo uhura n'umugabo akwifuza. Ntubona ko ikibazo kiri kuri wowe? Pastor urakoze cyane kuri icyo kintu uvuzeho. Naga ikibazo kiri kuri njyewe ubwanjye naturutse mu rugo iwanjye nje rwose kuko nari nararebye ibiganiro byawe kuri YouTube, numva ndagukunze nifuza kuzahura nawe ngo tuganire, nkugezeho ikibazo mfite ndebe ko hari icyo wamfasha. Ubwo rero ndi mu nzira ndimo nza, ubwo rero uwo mugabo buryo twahuye ntago wambwira ko ikibazo ari njye, ntago nari nzi ko turi buhure. Deja ntago umuntu yaguhagarika hanyuma ngo umuceho ugende ntubuzi uwo ari we, ntubuzi icyo agushakira. Ashobora kuba ari umuturanyi kuko ibyo kigarura bizi biragora iyo ubana n'umuntu ntago muhamuziranye. Nahagaze ngo numve icyo ambwira, hanyuma nyine numva ibyo ambwira bihabanye n'ibitekerezo byanjye, ntitwabasha kubyumvikanaho. Yego arantinza ariko nago
twagendera kuri icyo pasi. ese wamuhaye nimero ya telefone cyangwa niba atari ibanga? Ntabwo byari ngombwa ko muha kuri telefone, kuko telefone itangwa ku bantu bari angaje, kandi jyewe ndi umudamu, ndubatse, mfite umutware, mfite n'abana. Ubwo urumva rero ntanze nimero naba ndengereye. None se umugabo wawe arasenga? Yes, arasenga. Nawe urasenga? Ndasenga cyane. Nese ugusenga ute? Mbona ukuntu usenga ute? Ko mbona uri umusitari. Pastor, ibyo ntaho bihuriye no gusenga. Gute? Kuko uko waba uri kose, uko wajya mu rusengero wambaye kose, amasengesho usenze agera ku Mana. None Imana mwagize umusitari? Oya Pastor, unyumva neza, nakubwiye ngo Imana ni rubasha, Imana ishobora byose. Imana ntabwo ireba imyambarire, ntabwo ireba uko umuntu yagiye yisize mu rusengero. Gusa Imana no kwibwira ikibazo ufite ikakumva, kandi anytime ikagusubiza. Tugaruke ku ngingo. Urabona ntabwo yemera ko abagore mwe basambanye? Abagore ntabwo turi abasambanyi, abagabo nibo basambanyi. Nta mugore w'umusambanyi ubaho. Bigendewe no ku ngingo ngiye ubwanjye nguhaye kuba nahuye n'umugabo akankereza Pastor, aka kanya ndacyavuga ko abagabo ari bo basambanyi. Nta kaka twabona umwanzuro. Reka dutegereze abantu bazakurikira cyo kiganiro, bazariho badufatira umwanzuro, batubwire se koko hari umugabo umusambanyi ubaho? Ese niba ntawe ubaho, hari abagore so basambanyi? Bo bazatubwira ngo abagore nibo basambanyi cyangwa abagore nibo basambanyi, nibo bazaduha igisubizo, kuko aka kanya twe nta gisubizo twabona. Kubw'ikibazo cyawe rero ubu ngubu ntabwo ushaka ngo usenge umugabo adahari? Yego nta kibazo, umugabo ntabwo ari we ngombwa, kuko naturutse mu rugo, umutware musize mu rugo, nizanye nk'uko nizanye, n'ubundi wansengera. Okay, Mana y'Iburahamu, Mana y'Isaka na Yakobo, uyu mushakazi wawe afite ikibazo cy'umugabo ufuha cyane, afite ikibazo cy'umutware we ufuha cyane. Hari n'abandi bantu bafite ikibazo nk'icyo bazakurikirana bino biganiro byacu, nabo ndabasenge ngo batabare. Uyu mushakazi wo mutabare, umugabo we nawe mutabare, ndasengera urugo rwe, ndasengera abana be mu izina rya Yesu Nazareti. N'umuntu uzumva kino kiganiro nawe uzamuha umugisha mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Imana iguha umugisha, kandi mwirinde ubusambanyi. Nicyo ngiye nkivuga mu bagwe muri abasambanyi. Imana rero nimwirinde ubusambanyi, Imana izabashyikira mu rugo rwawe. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane Pastor. Imana iduhana umugisha. Abari bakurikiye ikiganiro ku Isuramu TV, amazina ni yandi Pastor wi, se ntago watanga nimero yawe, wenda hari abantu bakugira inama? Okay, nimero yanjye nkoresha ni 078 701 murakoze. Wayibasubiramo 0787018931 murakoze. Nitwa Ange. Abantu mukurikira cya kiganiro muzatubwire abagabo no basambaye cyangwa no basambaye. Ngiye ndahamya ko nta mugabo w'umusambanyi bawo, n'abandi mutubwire. Mwakoze kwicya kiganiro cyacu. Abantu bazakurikira cyo kiganiro, ndabifuza umugisha, kandi Imana ikomeze kubarinda. Ciao. Ciao.